Hello beautiful people, mumeze mutemeze neza, ndizera rero mumeze neza, nanjye meze neza ndashima Imana n'umukobwa wanyu Yvine. Uyu munsi mureke dutekane agatogo. Hano rero nari nashyizeho isafuriya yanjye yari imaze kumuka, maze gushyiramo amavuta. Tugiye gutekana rero agatogo. Ntabwo nigeze mbereka mwihangane ko ntaberetse ibintu dukoresha, ariko byose muragenda mubibona hano. Aha rero izi ni inyama nari natogoshije zo mu nda. Inyama zo mu nda urabanza ukazitogosa zigashya neza fresh. Urazitogosa ku buryo zishya nyine handi wumva ko yahiye. Aha rero zari zamaze gushya neza, zishyira mu mavuta. Uzishyira mu mavuta nyine kugira zize kugira ze gusa n'izumvikana nyine ko zikaranze. Ariko hano inyama zo mu nda ntabwo nzikunda, niyo mpamvu uzishyira mu mavuta nyine bigatuma kagahumuro kazo katabamo kenshi. Rero hano nasize mu mavuta ndaguma ndakaranga, ntabwo ariko utuma zifata irangi nko guteka inyama zisanzwe z'isosi, oya. Ushyiramo mu mavuta ugakaranga ukavanga. Hano napfundikiye, hano nari nongeye rero nje kureba uko bimeze, nsanga zamaze gushya, amavuta yamaze kujyamo hose. Zitangiye gusa n'izishaka gufata irangi, ariko wapi, ntabwo utuma zifata irangi. Hano rero nahise nshyiramo ibirungo byanjye, poivro n'igitunguru. Nibyo uhita ukurikizaho ugakaranga kugira nyine agatunguru kaze kubihumuza. Ibirungo murabizi ko bihumuza ibiryo, yego bigira n'izindi vitamine, ariko ikintu cya mbere tubikundira ni ukuntu bihumura, nyine bituma ibiryo bihumura. Rero urapfundikira ukarindira ko bya birungo byawe bishya, urapfundikira ugategereza ko za poivro n'igitunguru bishya. Iyo bimaze gushyira hano, nari mpfundiye mbona byatangiye gusa n'ibishyamo ukuntu, ntabwo byari byahiye neza, ariko nyine uguma unyuzamo akantu kugira ngo bitaza gushirira. Murabizi bitetse imboga, nyine uguma unyuzamo akantu kugira ngo bitaza gushirira bigafata mo hasi. Aha rero nongeye ndapfundikira, ko ntabwo bitarashya neza. Urapfundikira ukaza kongera kugaruka ukareba iminota mike cyane. Ibitunguru nabitetse iminota nk'itanu, nabishyizemo nyuma y'iminota 5 ubona gushyiramo ibintu ngiye gushyiramo. Ariko nyine hano nahise nshyiramo tungurusumu, nashyizemo akayiko kamwe ka tungurusumu. Tungurusumu rero impamvu ngiye nkunda kuyishyiramo gutya, abantu benshi bayishyiramo nyuma bashyizemo n'inyanya, ko nyine iyo uyishyizemo no harimo amavuta nibwo ihumura cyane, nibyo nkunda ngewe nyine, niyo mpamvu nshyiramo kiriya nyine hakirimo amavuta nyine kagakaranga gasa n'agahumuyemo. Rero nahise nshyiramo akayiko kamwe gatoya ka tungurusumu, ako ntabwo nakujuje, nagize akayiko katuzuye neza. Hano rero ibintu byo gupima ibirungo sinya mbipima. Uteka ibirungo bitewe n'ibiryo watetse uko bingana, bitewe n'uko ukunda ibirungo niwo ugena igipimo uri bushyiremo. Ibintu byo kuvuga ngo ndagendera ku bipimo ntabwo njya mbibasha. Hano rero nari nasize inyanya mpita nzishyiramo nazo, bitaberamo inyanya byari bimaze gushya. Ka gatungurusumu kanjye nari nshyizemo kari kamaze gushya, mpita nshyiramo inyanya, bihita bihindura ibara. Aha umuntu ashobora kugira akagira ngo tugiye guteka agasosi, ariko wapi, ndagira mbibutse ko hano turahita dushyiramo ibirayi n'ibitoki bize kuba byivanze, nyine dukora agatogo karyoshye. Ibi biryo ni byiza abantu bagira hangover, birafasha. N'abantu batagira hangover ariko byagufasha, by the way, ntabwo ari iby'abasinzi gusa. Abantu benshi bazi ko agatogo ari akantu bafite hangover, ariko n'umuntu udafite hangover ibiryo biraryoha. Rero nahise nshyiramo amapuwaro n'amasereri, nabikase nabyo nabivanze. Impamvu nabishyizemo kiragiye nuko iyo mbishyizemo mbere hakirimo ntarashyiramo inyanya birashirira, kandi ntabwo mba bishaka. Hano rero nabishyizemo kugira bize gutogota, nabyo akamuro kabyo kaze kuba karimo fresh, kandi binagaragara ko birimo, apana kuba byashiririye. Nahise mpfundikira rero kugira ngo za nyanya zanjye na za puwaro n'amasereri nashyizemo bishye. Angaha rero byari bimaze gushya, nshyiramo n'agatomato paste. Iyo ubishaka ukongeramo, iyo utabishaka ntabwo ukongeramo, ariko ku bantu bakunda ibiryo bitukuye ni umuti ugomba kugashyiramo kugira ngo bize gutukura cyane, bibe biburiya. Rero nashyizemo agatomato paste, ndindira ko bishya. Rero nakumye nyine ndavanga kugira ngo nayo yivangemo neza fresh.
nongera ndapfundikira. Ahangaha nahise nshyiramo umufa natogoshesheje za nyama. Ntago y'amazi utogosamo inyama uyamena, ahubwo niyo ukoresha uteka. Ibyo ni ibintu umaze kumenyera. Hano rero nahise nshyiramo wa mufa wanjye, bya bitoki byacu nahise mbishyiramo, nshyiramo na bya birayi. Biriya ni ibirayi nashyizemo, navanze ibirayi n'ibitoki. Ahangaha ubundi ikintu usigaje ni kimwe, ni ugushyiramo ikintu bita umunyu. Niba urya urusenda ukarwimba ukarushyiramo, ubundi kugira ngo uze kururya narwo ruhiye. Uze kururya rwahiye fresh. Ahangaha rero nashyizemo, mpita mbona amazi abayemo make, ndavuga ati wapi ntabwo byaza kuba ari agatogo. Mpita njya kuzana andi mazi, kongeramo umufa nanone. Ngo nongeyemo, mpita mpfundikira, ndabireka ewa. Hano nahise mpfundikira biratogota. Dore hano rero byari byamaze gushya. Murabona ibiryo ukuntu byari bisa neza. Byari ibiryo cyane, byari byahumuye. Ndi kuba singira uburote ngiye kubirya. Hano byari biri guhumura. Abantu bose bari kuvuga ati cyonzi kibi biryo. Aha rero byari bimaze gushya. Hariya iyo ukozemo akadaho biba byahiye. Ntago uzirinde gukozamo akadaho bitarashya, kuko iyo bitarashya ugakozamo akadaho bifatana bigashirira. Sorry ntago naberetse njya kubirya, ariko buriya niko byasaga bimaze gushya. Bye bye, nawe utaha muzabane natwe, mukomeze mudukunde, mukore subscribe. Thank you so much. Bye.